ishimwe, dushimiye Imana kubw'uyu munsi wa kenda, dushimiye Imana kandi ku bwanyu mwese turi kumwe uyu mwanya tubahaye ikaze, tugiye gukomeza dutarame, tugiye gukomeza twumve ijambo ry'Imana, turakomeza dusenga. Birivuga iki? Iyo nsenga ujye nawe usenga, umwuka wawe usenge, umwuka w'Imana akorere muri wowe, umwuka wera gufashe gusengera mu kuri no mu mwuka. Ntihabe ibyifuzo by'umubiri, usenge nk'umwana w'Imana, umwana w'ubwami bw'Imana. Kandi ntitwirengagiza ko dushobora kuba turi gukurikirwa n'abatarakira Yesu, batarinjira muri ubwo buzima. Nabo uyu munsi ni uwawe kugira ngo uhishurirwe icyatumye Imana ikurema, icyatumye uri muri ubwo buzima kugira ngo ubone umucyo w'Imana. Uyu ni umunsi wawe rero wo guhemburwa. Mureke dusenge, nitumara gusenga turaza gusoma intego turi kugenderaho k'uyu munsi, noneho twakira umuramyi tuze gukomeza n'izindi gahunda. Turagushimiye Kristo mwiza, tugushimiye ko watwihaye wese, kandi ibyo waduhaye byose biruzuye. Waduhaye ubugingo bw'iteka ryose, waduhaye amahoro adatangwa n'ab'isi, atagereranywa n'ay'isi, amahoro abonerwa muri wowe. Turagushimiye Mwami, imigisha yose waduhereye muri wowe, iyo tuyitekerejeho bidutera umunezero mwinshi. Muri uyu munsi rero turi hano dusenga, umunsi wa cyenda ku iyi saha dusenga, turasenga ngo amahoro yawe atwarire mu buzima bwacu, uduhe umunezero mwinshi, duhe imbaraga nyinshi zo guhishurirwa. Kandi turasenga ngo ijambo twiga, yaba kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 40, abantu bose tuzabana tuzafatanya, iri jambo rizaba imbaraga muri twebwe, rizaba ubuzima muri twebwe Mwami. Kandi turasenga ngo umuntu udukurikiye aryumva, nawe bimuhindukire uko, aho yagendaga atsindwa yumve abona imbaraga nyinshi zikomoka muri Kristo Yesu, abashe kunesha rwose. Kandi imbaraga zawe ko zuzura muri twebwe, tugire umutima nk'uwawe Mwami, wo gusangiza abandi urukundo rw'Imana, wo gusangiza abandi imbabazi nyinshi twabwiye muri Kristo Yesu, wo gusangiza abandi ubuntu bwinshi bubonerwa mu Mwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri tw'abakizwa ni imbaraga z'Imana, si amagambo, ni imbaraga z'Imana. Turasenga rero ngo uduhe gusingira izo mbaraga nyinshi zidushoboze kubaho mu munezero mwinshi. Ugane natwe Mwami. Urakoze Mwami, urakoze Kristo, urakoze Mwami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Uyu mwanya uba uw'umunezero mwinshi, uyu mwanya uba uwo kubohoka, ko imitima yari iboshywe n'umwanzi ibohorwe rwose, iyo migozi icike, bakire ubuzima bushya, bamburwe umwambaro mubi, bakire umwambaro w'abana b'Imana. Turasenga ngo amahoro yawe aganze muri twebwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusome intego turi kugenderaho, yanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 2, umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Haranditse ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Yego, ni iri jambo turaza kuganiraho kuri uyu munsi hamwe n'umwigisha. Turi kumwe n'umuramyi Gadine. Imana imumugisha cyane. Gadine ni umukobwa wa Yesu, kandi tunezererwa umutima wo gusavinga. Hari umutima Yona yari afite utandukanye n'uwo Gadine afite. Hari umutima rero dukwiriye gusenga ngo Imana iduhe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, wo kubabazwa n'abantu barimbuka, kandi tukareka kubabara gusa ngo tujye mu nzu turire, ahubwo tukababwiriza ubutumwa bwiza, tukaririmba ubutumwa bwiza. Ubwo ngubwo iyo buri ubuzima bwacu muri twe, nabo bagenda babona izo mbaraga z'Imana zikorera muri bo. Niyo mpamvu rero tumushimiye. Imana imuhe umugisha
ko yaje kubana natwe. Turabashimiye namwe turimo kubana kandi tunezerewe Imana rwose. Ko uyu munsi iri jambo ndababwira ngo rigira imbaraga kuri twebwe. Kubera iki? Ejo twarabyize ko imaze kutuzurana na Kristo yadushyize hamwe nawe. Ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo umenye ibyo bavandimwe, iyo umenye ibyo, umenya imbaraga zikorera mu bizera. Ntabwo abizera baherwa icyerekezo mu isi. Ntabwo isi ari ihereza icyerekezo abana b'Imana cy'uko bakwiriye kubaho. Oya, ahubwo twebwe turi umucyo w'isi. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, umucyo wa Kristo urasira muri we. Imbaraga z'Imana zitwarira mu buzima bwe. Urukundo rw'Imana rwuzura muri we, nawe akarusangiza abandi. Uwo mucyo rero wa Kristo wagakwiye kuba uri muri twe ku rugero tumurikira isi. Isi ntiduha umucyo kuko nta n'umucyo waba uri mu isi. Isi iba yuzuye umwijima. Niyo mpamvu nyine umwami wayo kuko ari umwijima utwarira mu isi kuko ari umwijima. Ariko nyine twebwe abizera ntabwo twagakwiye kuba tugendera mu uwo mwijima ubundikiye isi. Twagakwiye kuba turi mu mucyo w'itangaza bari muri Kristo Yesu. Iyo umucyo wa Kristo urasira muri twebwe, umuntu ukwegereye abona umucyo. Ahantu uri babona umucyo w'Imana, babona umucyo w'Imana si uwawe, babona umucyo w'Imana urasira muri wowe. Abantu muganiriye bumva amagambo ya Kristo asohoka muri wowe. Reka ibyo rero aba ari byo biba ubuzima bwacu. Ni ukuri pe, aba ari byo biba ubuzima bwacu. Twakire Zoe Life. Aba atari amagambo. Mu butumwa bwiza harimo ikintu cyitwa imbaraga. Mw'ubwo butumwa harimo ikintu bita imbaraga. Ntabwo ari amagambo. Kristo ni ijambo w'Imana. Ariko umwuka wera iyo ari ku iryo jambo biba imbaraga nyinshi. Kuko umwuka wera ni ijwi ry'Imana. Mu jambo rero iyo ari ijambo gusa ushobora kumva ari inyuguti zisanzwe. Kuko n'abafarisayo n'abanditsi n'abayuda bari bafite izo nyuguti. Ariko dukeneye umwuka utanga ubuzima mw'ibyo bintu. Dukeneye umwuka utanga ubuzima mw'ibyo bintu. Rero dushimiye Imana ko tugiye kubona ubuzima bw'Imana butemba muri twebwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge Imana twakire umuramyi. Mwami mwiza, turaguhimbaje kuri uyu munsi w'umugisha, umunsi w'umunezero w'abana b'Imana, umunsi wo guhishurirwa imbaraga za Kristo zikorera mu bizera. Turasengera rero umuramyi Gadine tugiye gutaramana kugira ngo ubwo arabaririmba abantu tubanye muri uyu mwanya bumve habaho deliverance mu buryo budasanzwe, bumve bakira imbaraga z'Imana zikorera muri bo. Kandi natwe abizeye umusaraba wa Kristo turasenga ngo mwami, uko duhanga amaso Kristo tugende tubona ubwere bw'Imana n'imbaraga nyinshi. Bidutere kureka kwiringira gukiranuka kwacu, bidutere kureka kwiringira ikintu na kimwe cyiza twakora, ahubwo twiringire gutungana kw'Imana. Ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana nicyo cyatumye bihangira gukiranuka kwabo. Ariko ibyo ntibidukwiriye nkatwe abamaze kumurikirwa n'umucyo. Ntibikwiriye n'undi muntu wese ukiri mu isi. Birakwiriye ko umuntu amenya ko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kubonerwa muri Kristo Yesu. Gutungana kose kubonerwa muri Kristo Yesu. Ubuzima bw'umunezero bubonerwa muri Kristo Yesu. Ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Umubonye ababonye amahoro masa. Turagushimiye rero muri uyu mwanya turamye izina ryawe. Turasenga ngo Kristo, imbaraga zawe zikorere muri twebwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye kwakira Gadine, ariko ahantu uri umenye ko uyu nguyu atari wo mwanya wo kuramya gusa. Ubuzima bwacu bukwiye kuramya Imana ni ukuri pe. Hari ibyo bita Sunday Christian, abantu b'abakristo ku cyumweru. Ntabwo bwari bwo buzima bw'abana b'Imana. Twebwe ubuzima bwacu bwose bukwiriye kuba buri mu Mana. Ijambo rikavuga ngo ntimurya cyangwa munywa mujye mubikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero tugomba kubimenya ko ubuzima bwacu bugomba kuramya Imana, ndetse n'imibiri yacu tukamenya ko ari urusengero rw'Imana, urusengero rwa Kristo.
ibyo ngibyo nabyo bikwiye gutuma tumenya ko n'imibiri yacu ikwiriye kugihora iramya Imana mu gitondo na nimugoroba. Ikaze kuri Gadene, tumuhaye ikaze, natwe twese dutaramane. Imana ishimwe. Nari mbizi natwawe
Nabi kumwe nawe
atubereye indirimbo, niyo ndirimbo yacu. Haleluya. Kandi muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo haleluya nuko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Haleluya. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Haleluya, 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 haleluya. Mwami Yesu waratsinze, Mwami Yesu waratsinze, Mwami Yesu waratsinze, oh Mwami Yesu waratsinze, Mwami Yesu, Mwami Yesu waratsinze, Mwami Yesu, Mwami Yesu waratsinze, ubwo wanesheje natwe tuzanesha, Mwami Yesu waratsinze, Nyabihanga waranesheje, Mwami Yesu waratsinze, oh Mwami Yesu, Mwami Yesu, haleluya, turagusingiza Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu waratsinze, turabihamya Mwami Yesu, Mwami Yesu, haleluya, turabihamya Mwami Yesu, Mwami Yesu waratsinze, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, haleluya, oh Mwami Yesu, Mwami Yesu waratsinze, haleluya, waratsinze, haleluya, amen, amen. Ye naje niteguye kubona Imana, ntabwo nzi wowe icyo waje witeguye kubona cyangwa ibyo waje witeze ko turaza gutangira, twaje twatangiye. Amen, amen, Amen. twasubiramo gatoya. Haleluya. Sabera Ntabwo twari beza, twibuka urukundo Yesu duhere mu isi y'imitima yacu. Haleluya, twongere tubwire ko isi yose, twavuga ngo reka umutima uririmbe rwa rukundo wadukunze.